Reka mbifuriza ibihe byiza rero mwebwe mukurikira channel yacu hano kuri YouTube. Dukomeza kubifuriza ibihe byiza, nizere ko mumeze neza aho muherereye mwese hatandukanye. Uyu munsi rero ibintu ngiye kuvugaho nibuze ko tujuje imyaka 18 rwose ntago wemerewe kubifungura, ntiwirirwe unabyumva rwose kuko ntago ari wowe ino message nayigeneye. Ibintu ngiye kuvuga rero ni ibintu by'abantu bakuru, abantu bakuze, by'umwihariko abantu bubatse. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe amakosa dukwiye kwirinda nyuma yo gutera akabariro. Hari ibintu byinshi dukora tutabizi, hari ibintu byinshi dukora nyuma yo gutera akabariro twibwira ngo ni ubusirimu cyangwa se twibwira ko ariko bigomba kugenda, nyamara atari ibyo byari bikwiye, ugasanga ubwo turi kwikururira ibibazo bikomeye tutari tubizi. Hari amakosa rero nk'atanu ngiye kugerageza kubabwira, babwire uburyo ari mabi, babwire n'icyo umuntu yakora kugira ngo ayirinde. Ikosa rya mbere rero abantu benshi bakunda gukora nyuma yo gutera akabariro ni ukwibagirwa kujya kuri toilette cyangwa se kwibagirwa kujya mu bwiherero. Iri ni ikosa rikomeye kuko iyo abantu bari gutera akabariro cyangwa se gukora urukundo, hari imyanda myinshi isohoka mu myanya y'ibanga ya buri umwe cyangwa se ikaba yanakwinjira mu myanya y'ibanga ya buri umwe uri muri icyo gikorwa. Waba uri umugabo, waba uri umugore, hari imyanda isohoka mu myanya yawe y'ibanga, hari n'indi ishobora kwinjiramo bitewe n'icyo gikorwa nyine uri gukora. Ku bagore rero hazaho no kuba imyanya y'ibanga yabo cyangwa se imyanya y'ibanga y'igitsina gore hari uburyo iremye mu buryo bworoshye kwinjiramo imyanda, bitandukanye no ku bagabo. Burya imyanya y'ibanga y'abagore uburyo nyine iremye ishobora kwinjiramo imyanda ku buryo bworoshye cyane kurusha uko imyanda yakwinjira mu myanya y'ibanga y'abagabo. Nk'igisubizo rero uba ugomba kujya kwihagarika nyuma yo gutera akabariro, kabone nubwo waba utabishaka, uba ugomba gukora uko ushoboye, ukagerageza ukajya mu bwiherero ukiganira rwose, hakaza udukari niyo twaba dukeya, ariko twadukari unyaye tuba ari ingenzi cyane. Waba uri umugabo, waba uri umugore, turadukari tuba ari ingenzi cyane nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se nyuma yo gukora urukundo, kubera ko dufasha mu gusukura imyanya y'ibanga, kuko n'ahahandi amazi atabasha kugera mu gihe uri gukaraba, inkari zo zirahanyura zigasohora ya myanda yose ibirimo imbere igasohoka ikaza hanze. Burya nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina hari imyanda wenda ku mugabo aba yasohoye ntisohoke yose ngo ishiremo neza, hari n'umugore yaba yasohoye, hari n'iyo ashobora kuba yakiriye mu gihe yakoraga icyo gikorwa. Icyo gihe rero kugira ngo ya myanda yose ive mu nzira isohoke, ni byiza ko ujya mu bwiherero ukihagarika, ya nzira zinyuramo zisohoka rero zigenda zikubura imyanda yose yasigaye mu nzira igasohoka, ukaba wayinyara cyangwa se inkari zikayisunika igasohoka ikaba yajya hanze. Ikindi kandi rero kwihagarika nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se gutera akabariro bifasha kurwanya indwara za infection urinaire cyangwa se ubwandu bw'urwungano rw'inkari. Murumva ko rero kwihagarika nyuma yo gutera akabariro ni ikintu cy'ingenzi cyane, ntago ugomba kubyibagirwa ngo uhite ubunebwe ngo usinzire ngo wiryamireho ya. Ugomba kugerageza ukabyibuka, waba uri umugabo, waba uri umugore, cyane cyane abagore. Bitewe n'uburyo turemye, hari uburyo imyanya yacu y'ibanga ibasha kwandura cyangwa se kwakira imyanda kurusha imyanya y'abagabo. Urumva ko rero ari natwe dukeneye iyo suku cyane kuruta abagabo, ariko n'abagabo ntimuterere iyo, namwe iyo suku irabareba. Irindi kosa rero rya kabiri abantu bajya bakora benshi nyuma yo gutera akabariro ni ugukaraba amazi ashyushye. Ubusanzwe gukaraba amazi ashyushye cyane ni bibi ku buzima bwa muntu, kuko buriya amazi ashyushye yangiza uruhu, yangiza tuno twenge turi ku mubiri dutuma umuntu ahumeka neza, aratwangiza, ndetse n'uruhu rw'umuntu ubusanzwe uruhu gusa tutarebye tuno twenge dutuma umuntu ahumeka neza, natwo amazi aratwangiza. Noneho rero kuyakaraba nyuma yo gukora urukundo byo bibujijwe kurushaho, kuko imyanya y'ibanga ubusanzwe iba yoroshye. Noneho mu gihe cyo gutera akabariro haba habayeho gukomereka, nubwo utabibona utabona igikomere, ariko haba hariho utuntu tw'udusebe duto
gukomereka kwabayeho koroheje gutoya, cyangwa se umubiri ukaba wagize ubushyuhe, ukaba washyuha cyane. Iyo rero wongeyeho y'amazi ashyushye biba bibi kurushaho, kuko bishobora gutuma ubabuka, cyangwa se ukaba wakwiteza ibibazo birimo no kokirwa, cyangwa se kumva ufite utuntu tw'uburyaryate ku myanya yawe y'ibanga, cyangwa se mo imbere mu myanya yawe y'ibanga, bitewe n'uko wakoresheje y'amazi ashyushye. Ku bagore rero ho bishobora gutuma mikisi iba mu myanya y'ibanga yabo, ituma mu myanya y'ibanga y'umugore hahora horohereye, cyangwa se hahora ubuhere. Iriya mikisi ituma hahora harimo ububobere cyangwa se korohera, ishobora kuvamo igihe cyose ukarabye amazi ashyushye, bikaba byagutera infection vaginale, ukaba wagira ibibazo by'indwara zitewe n'umwanda, cyangwa se n'izindi ndwara za infection zo mu gitsina. Irindi kosa rero rya gatatu abantu benshi bakunda gukora nyuma yo gutera akabariro ni ugukoresha ibikoresho by'isuku bihumura. Hari amasabune y'amazi ahumura, ndetse hari na za parfum cyangwa se deodora abantu bakoresha bashaka guhumuza neza imibiri yabo, kumva ufite uruhu ruhumura neza, woza isabune nziza, witeye amadeodora ahumura neza n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose ukabikora ushaka ko umubiri wawe uhumura neza, cyangwa se urushaho kumva umeze neza no mu bandi bakumva uhumura neza. Hari ukuntu rero nyuma yo gutera akabariro umuntu yitera ibyo bihumuza byose tumaze kuvuga agira ngo ahumure neza, nyamara atari ko byakagenze. Ni bibi, ndetse ni bibi cyane gukaraba isabune mu myanya y'ibanga, cyane cyane ku bagore. Isabune yaba ihumura ite, yaba idahumura na gato, igihe icyo ari cyo cyose ugomba gusukura imyanya yawe y'ibanga ukoresheje amazi meza yonyine, nta sabune ukoresheje, kubera ko ya sabune ifite amaproduwi runaka yakozwemo. Ayo maproduwi yageze mu myanya y'ibanga ashobora kukwangirizaho, kukubakira. Ikindi kandi isabune iyo zigeze mu myanya y'ibanga zikuramo ya mikisi tumaze kuvuga, ituma habamo ububobere, ugasanga wikururiye umwanda, bishobora no kukuviramo kugira infection. Nanone bwa bubobere iyo buvuyemo, bundi buriya bubobere buba buri mu gitsina, mu myanya y'ibanga y'abagore buriya bubobere burimo butangira indi myanda yose yaza, ntabwo ihita ibasha kwinjira ngo igende ibe yagera no mu imbere no muri nyababyeyi. Ariko buriya iriya mikisi ivuyemo biroroshye ko imyanda yaza ntigire ikintu, ntigire ahantu inyerera ngo ifatwemo, ikahita ikomeza ikaba yagenda, ikaba yagutera n'izindi ndwara zitandukanye. Amasabune rero kubera ko harimo amaproduwi chimique menshi utazi icyo akozemo, ashaka kukwangiriza akaba yajya no imbere akagutera izindi ndwara zitandukanye. Ni bibi rero gukaraba isabune mu myanya y'ibanga, yaba ihumura yaba idahumura. Jya ukaraba amazi meza akonje uyakarabe, niyo azagufasha kugira isuku y'imyanya y'ibanga. Ku mibavu rero ho cyangwa se ibindi bihumuza twitera, si byiza kubitera mu myanya y'ibanga, kuko nabyo bishobora kugukururira uburwayi, ndetse n'iyo mpumuro yabyo iyo ihuye n'impumuro y'imyanya y'ibanga karemano, bishobora kuba byabyara impumuro mbi cyangwa se umunuko. Ubundi rero nta mpamvu n'imwe igomba gutuma wifuza ko imyanya yawe y'ibanga yahumura nka parfum cyangwa se nk'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kuko hari impamvu Imana yayiremye kuriya. Hari impamvu imyanya y'ibanga ihumura kuriya, ihumura nyine ntihumura nk'indabyo, kuko nyine ntabwo ari indabyo. Ifite uburyo bwayo ihumuramo, uburyo bwayo bw'umwihariko, kandi nibwo bwonyine bukwiriye. Ntabwo imyanya y'ibanga igomba guhumura nk'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, igomba guhumura nkayo. Mujye mureka rero imyanya y'ibanga yanyu ihumure nk'imyanya y'ibanga nyine. Buriya rero imyanya y'ibanga ntago kwishyiramo ya maparfum bya bintu byose bihumura ari byo biyifasha guhumura neza, kuko ubundi nyine umwihariko w'imyanya y'ibanga ni ya mpumuro ya yindi mwese muzi nyine, ya yindi myanya y'ibanga ifite bwa buryo ihumuramo, ni buriya niwe mwihariko wayo. Kereka iyo ahubwo yagize umuhumuro mubi ukumva n'undi muntu wese uciye harabyumva, icyo gihe ufite ikibazo cy'umwanda cyangwa se n'undi burwayi nk'igikara n'ibindi. Niyo mpamvu uba ugomba koga n'amazi meza, ukamenya ko wahasukuye, ariko ntushyiremo ibindi bintu ushaka ko hahumura, kuko bishobora kugukururira ahubwo kuhanutsa, cyangwa se bikaba byagukururira n'indwara zitandukanye. Irindi kosa rero abantu bakunda gukora nyuma yo gutera akabariro ni ukwambara imyenda iguhambiriye, yaba ari imyenda y'imbere yaba ari n'imyenda isanzwe. Abantu bakunda gukora iri kosa. Hari igihe rero usanga umuntu yambara imyenda imufashe cyane, cyangwa se akambara utwenda tw'imbere tumwegereye, ubundi ntabwo ari byiza na gato.
uzareba iyo wambaye umwenda ukwegereye cyane usanga aho waguhambiriye wakwishushanyijeho ku buryo umubiri uba udahumeka neza, mbese ku buryo iyo ukuyemo uhita ubona ahantu wishushanyije ukabona nyine umubiri wishifonye, umubiri wabaye nabi, wawukuramo akaba ari bwo wumva uhumetse neza. Uzareba iyo wambaye ipantaro y'icupa yayindi guhambiriye bye cyangwa se gufitinze nk'uko mujya mukunda kubivuga, cyangwa se wenda tujye ku badamu, uzarebe nk'umudamu yambaye isutiye yayindi ziritse ibere bye irifashe neza rihagaze. Hari n'abantu bafite amabere manini ugasanga yambara nk'isuti yagashyiraho n'iki, mbese ugasanga yambaye ibintu byinshi bimufasha kugira ngo ahambire neza ibere rihagarare n'agatuza kamere neza, nyamara arimo kwiyangiza. Yego rwose iyo byambaye wambaye ka gacupa kagufitinze neza, wambaye isutiye igufashe neza, uba ugaragara neza, ariko iyo uyimazemo umwanya munini ukayikuramo wumva uruhutse, wumva uhumetse, ukumva amaraso yongeye gutembera neza. Bivuze ngo wa mwenda nubwo wari ukubereye, nubwo abantu bakurebaga bakabona bien biragufitinze nyine birakubereye, biri kuri size yawe bimeze neza, ariko wari ukubangamiye, wari ubangamiye umubiri wawe ku buryo byanakuviramo n'uburwayi. Mu gihe noneho rero umaze gutera akabariroho, uba ugomba kubyirinda cyane, kuko burya imyanya y'ibanga nayo iba ikeneye guhumeka neza, iba ikeneye gufata akayaga. Nta byo kurangiza iyo gahunda ngo ukubitamo utwenda tw'imbere tugufashe, cyangwa ngo wambare imyenda iguhambiriye, wenda umwenda w'imbere wose ava washyizemo akataguhambiriye, ariko isuku bitaho agapantaro kagufashe cyangwa n'agakora kaguhambiriye cyangwa ikindi kintu kiguhambiriye, kuko ntabwo ari byiza rwose, ntabwo ari byiza na gato, kubera ko imyanya y'ibanga iba ikeneye kumva ku kayaga, gufata umwuka mwiza, ka oxygene kakinjira, umuntu agahumeka akagarura ubuzima. Hari umunaniro n'ubushyuhe uba ukuye muri cya gikorwa umaze gukora. Iyo wongeyeho rero no guhambiriye imyanya y'ibanga yawe gutyo, bishobora kugukururira indwara, bigatuma mikorobe zibona aho zororokera, kuko utaretse ngo umwuka mwiza winjiremo, bikaba byagutera no kugira impumuro mbi mu myanya y'ibanga, cyane cyane ku bagore. Umaze gukora imibonano mpuzabitsina, umaze gukora urukundo rwose, wise ukubitamo kenda k'imbere kagufashe, kubiseho utundi twenda tw'inyuma natwo tugufashe, ukingiranye wa mwuka urimo, ukingiranye bwa bushyuhe, urafundura baniye. Ni gute koko hatazamo umwanda? Ni gute mikorobe zitakororokeramo? Ni gute utakwikururira indwara no kuba wagira impumuro mbi cyangwa se ukaba wananuka? Tubyite no kunuka, kuko burya impumuro mbi n'umunuko. Mujye mugerageza rero mwambara imyenda y'imbere barekuye, cyane cyane mu gihe mumaze gukora urukundo, unambare n'imyenda isanzwe ikurekuye, ubanza ufata akayaga, ubanza uhumeke, umubiri uhumeke neza, ndetse n'amaraso abashe gutembera neza. Irindi kosa rero rya gatanu tugomba kwirinda, abantu benshi cyane, nagiye mvuga ngo abantu benshi ariko aho ni benshi. Ikosa rindi ugomba kwirinda ni uguhita uhugira mu bindi bintu. Iri ni ikosa abantu benshi bakunze gukora nyuma yo gutera akabariro, ugasanga gahunda yabahuzaga irarangiye, buri umwe yigiriye mu bye. Hari n'abahita basinzira, hari abahita bajya kuri chat, WhatsApp ubu ziba ziryoshye, ibintu biryoshye, ugatangira gucatinga, gusoma amagurupe ibyo banditse, cyangwa se ugatangira gukoresha telefone ukarebaho utundi tuntu cyangwa n'imashini. Hari umuntu uhita ujya mu yindi mirimo, yaba iyo mu rugo yaba iyahe. Hari umuntu uhita ujya kureba filime cyangwa akajya muri televiziyo, cyangwa akabonye n'umwanya mwiza wo gukora ibyo atarangije ku kazi. Hari ibyo watahanye ukahita utangira kubikorera mu rugo, cyangwa ukahita ujya muri ya mirimo itandukanye yo mu rugo no mu bindi bintu. Burya rero ku bantu bakundana siko byakagenze, ntago ari uko byakakwiye kugenda nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se nyuma yo kubaka urugo. Uba ugomba gutekereza kuri partner wawe, gutekereza ku mukunzi wawe, uba ugomba guha umwanya uwo muntu mumaze gukorana urwo rukundo, uwo muntu umaze kugirana ibihe byiza. Nyuma yo gutera akabariro, umubiri cyangwa se ubwonko burekura umusemburo witwa oxytocin. Uyu musemburo uzwi cyane nk'umusemburo w'urukundo, kuko ufasha cyane kurangiza iki gikorwa, yaba ku mugabo cyangwa se ku mugore. Iyo buri umwe ageze ku musozo, uyu musemburo uriyongera, ukagenda uzamuka cyane, ukaba mwinshi, ukaba rero ufasha mu kongera urukundo n'ubusabane hagati y'abashakanye. Reka turebere hamwe impamvu uyu musemburo wa oxytocin bawita umusemburo w'urukundo.
ubundi amarangamutima yose y'urukundo akomoka mu gace kitwa hypothalamus. Hypothalamus ni nk'uruganda ruto ruherereye mu gace ko hagati mu bwonko, niho hahurira udutsi twose tw'imikorere y'ubwonko ndetse n'imikorere yigenga. Ubwo tuvuze imikorere yigenga y'ubwonko, ni imikorere y'ubwonko umuntu adashobora gutegeka cyangwa se kuyobora uko ashaka, ahubwo usanga yikoresha. Urugero nk'umutima, ntabwo ushobora gutegeka umutima wawe gukora ibi n'ibi kujyana amaraso uko bishaka, umutima urikoresha. Iyo mikorere rero y'ubwonko umuntu adashobora gutegeka cyangwa se yigenga, niyo igena urugero rwo kuryoherwa, niyo igena urugero rwo kwishimira imibonano mpuzabitsina, ni nayo ikora uwo musemburo wa ocytocine, umusemburo w'urukundo wo gukumburana ndetse n'ubusabane. Ku mugabo n'umugore uyu musemburo niwo utuma bumva bahora bari kumwe. Mu gihe cyo kubyara uyu musemburo uvuburwa ari mwinshi ku babyeyi, ari nacyo gikomeza cyane umubano w'umubyeyi n'umwana. Hari n'abahanga benshi bemeza ko uyu musemburo ari utuma habaho isano hagati y'umubyeyi n'umwana. Iryo sano rigatuma umubyeyi niyo yabahumirije adashobora kuyoberwa umwana we, ndetse n'umwana bigatuma igihe nawe yabahumirije adashobora kuyoberwa umubyeyi we. Uyu musemburo kandi ukoreshwa mu kuvura ubwoba, utera kwigirira icyizere no kugira umurava. Uyu musemburo kandi unafasha mu kongera ubusabane cyangwa se kubana neza n'abandi. Uyu musemburo unafasha mu kuvura stress. Mu gihe rero mumaze gukora urukundo, ni igihe cyiza cyo kwishimirana no kuganira ku mubano wanyu, ku rukundo rwanyu, ku bushuti bwanyu n'ibindi byinshi bibahuje, mukarushaho kuryoherwa n'urukundo, aho guhita musinzira gutyo gusa cyangwa se ngo buri wese ahugire mu bindi. Ahubwo ni igihe cyiza ndetse cyiza cyane cyo kwita kuri mugenzi wawe, cyo kumubaza uko ameze, cyo kumuganiriza, cyo kumva ibyiyumvo bye, ndetse no gusangira urukundo birushijeho, bitarangiriye gusa muri ya gahunda mwari murimo. Murakoze cyane rero, nkomeze mbifuriza ibihe byiza, nizere ko nyaboneka aya makosa niba wajya gurirwamo, yaba rimwe yaba yose wayagwagamo, ntibizongere kubaho. Dukomeze turyoherwe n'urukundo, ariko tunamenya n'uburyo turinda ubuzima bwacu, tunasigasira urukundo rwacu neza, cyane cyane ku bashakanye, abantu mwubatse. Rwose ibi bintu ni ingenzi babibareba, mujye mugerageza gusangira amwe mu mabanga cyangwa se mu nyigisho zifasha kubaka urukundo rwanyu neza, ndetse no kubaka urugo rwanyu neza rugakomera birushijeho. Murakoze cyane rero, ngende Kageme Grace nk'ibisanzwe, ndabakunda cyane.